ubwo rero nakijijwe nshaka no gukora ikintu cyatuma Imana inezererwa. Ubwo ntangira kujya muri ese ya korari, akundaga kubyina imidiho ya kinyarwanda, ariko ikigero cyanjye ntabwo cyanyemereraga ko njya muri bari. Ubundi kuririmbira Imana ni ikintu cyiza cyane kiguha kunezerwa mu mutima, ukumva ukunze ijuru. Gihe hari n'igihe ndirimba nkanarira kubera ko mba numva nishimiye Imana cyane. Nkumva n'umurimo mwiza, noneho nakumva ko ntazanawakwa no mu gihugu cyo mu ijuru nzaririmbira Imana, nkumva ndushijeho gukunda kuririmbira Imana. Ni Isezerano TV, nongeye kugushimira ko wahisemo kudukurikira gukurikirana ibiganiro byacu. Ngushimiye ko kandi wahisemo gukurikirana Isezerano TV. Niba uri mushyashya wibuke gukora za subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu nawe ujye ubibona mu ba mbere kuri kamera. Nkuko mubibona turi kumwe na mama wacu hano. Twishimiye ko nawe ku Isezerano TV. Nakaze. Reka abakubonye bwa mbere bagirwa umugisha wo kumenya ngo ndetse tujye kuganira. Nitwa Matilda Mukanziga. Kandi umumama w'abana babiri, akunda kunyita amazina y'abo bana Mama Daraide cyangwa se Mama Toto. Ndi umukecuru ufite imyaka 58. Umubyeyi w'abana babiri, imyaka 58. Reka tuze kuganira gato, wenda turaza kubivugaho. Njye nagize amatsiko yo maze kubona indirimbo wasohoye, nifuza kumenya impamvu winjiye mu muziki ukuza, ariko wenda turaza kubigeraho. Reka tubanze turebe undi Matilde ni muntu ki, ese arakijijwe? Ko nabonye indirimbo ari ya Gikristo, ni indirimbo yo guhimbaza Imana. Ese arakijijwe? Yakijijwe ryari? Reka tubanze turebe ubuzima bwawe. Nakijijwe muri 1992. Nakira Yesu mu mutima wanjye, nishimira kubana n'Imana yanjye. Nuko rero hamwe n'ibibazo tugenda tunahura nabyo, Yesu agenda mbera Imana ikomeye hagati muri jyewe. Mu gusenga kwanjye nkumva bimbereye byiza, ntava mu Mana. Ubwo rero nakijijwe nshaka no gukora ikintu cyatuma Imana inezererwa. Ubwo ntangira kujya muri ese ya korari, ntaranabatizwa no mu itorero. None se wenda mbere yuko tugera aho ngaho, mbere yuko wenda ukizwa ukajya muri korari, wari wenda ukiri umwana wajyaga yumvamo ibintu by'umuziki? Nakundaga kubyina imidiho ya kinyarwanda, ariko ikigero cyanjye ntabwo cyanyemereraga ko njya muri bari. Bashakaga kunshyira muri bari, bakambwira bataracyari mutoya, ubundi bakavuga batariga, ariko nta n'amahirwe nagize yo gukomeza amashuri, ariko nari n'umuhanga. Kubera igihe twari turimo rero ntabwo byanyemereraga gukomeza amashuri. Icyo gihe umwanya waba watsinze ufite amanota meza, bakakuguranisha undi mwana bumva bashatse ko muri famiye yabo yajyamo. Mba mu buzima bwo nta gaterambere ngira rero ko kuvuga ngo nige ndangize se ngire ikintu runaka cy'iterambere. Ariko byerekeye kubyina imidiho ya kinyarwanda narabishakaga. Abandi bakabajyana i Kavumu bakajya, mbese ntabwo byanyemereye ko njyayo, ariko ndabyemera, ndabyihanganira, ndabyihorera, numva mbaye nk'uzinuko. Ubwo rero maze gukirizwa, nakundaga kumva indirimbo z'Imana ariko ntaranakizwa, ku buryo najyaga mu rusengero nkajya kumva baririmba, ariko nkumva ndabikunze. Maze gukizwa rero kwakira Yesu, ngira amahirwe y'uko Imana inyemerera ko nyiririmbira. Ntangira kujya muri ese ya korari, baranyemerera,
njya muri yorodani mpita ninjira muri korari. ubwo icyo gihe yari mu yihe korari yahagana hehe? Yari muri korari y'aho mvuka ku ivuko ahantu Gitarama mu karere ka Ruhango ahantu bita Igikoma muri Ntongwe. Naho ngaho nabatirijwe mpita ninjira muri muri 1992 nahakoze umurimo hafi imyaka 7. Rero hari ukuntu Imana ishobora kukwimurika kujyana aho ishaka hose. Nza hano mu Ruturusu tugisengera hariya mu Kibati ngira ngo urahazi hariya. Ndaza korari nayo iranyakira dufatanya umurimo gutyo twimuka tugana kuri ruriya rusengero nuko byagenze. Icyo gihe korari waririmbagamo ukinja mu Gakiza korari ya mbere wagiyemo yitwaga gute? Ese indirimbo mwaririmbaga icyo gihe waba ukizibuka? Ndazibuka rimwe na rimwe harimo n'izamfashaga ariko nahavuye nta zina bari bagira, nta zina bitwaga. Ariko icyo gihe korari zaririmbaga ibiririmbo zishatse zose izo zikopeye mu yandi makorari. Hoziyana yavugaga karirimbo kagakwira mu Rwanda hose. Mbese ntabwo korari yagiraga iterambere ryo kuvuga ngo bagire indirimbo zabo, ahubwo indirimbo bakundaga niyo bafataga bakaririmba. Reka utubwire nk'akaririmbo kiragihe waba wibuka wakundaga cyangwa se mwakundaga korari yanyu mwakunda nko kuririmba. Ariko gusa ndakibuka ariko kari keza cyane nubwo twashyiragamo amajwi y'abantu benshi njye nkaririmba uri bwumve wenda katakubereye keza. Ariko muri iyo korari nabanjirijemo akaririmbo nakundaga n'ubu njya nicara nkakibuka karavuga isezerano ry'Umwami Imana ntirihinduka naho imisozi yose yavahayo isi nivaho ijuru naryo mbabwire uwizera azabona ayo masezerano nzabitaho barorotse mbagwize nkomeze isezerano ryanjye namwe. Ndumva ukibishoboye kuririmba. Naragakundaga rero ako karirimbo noneho hajyamo n'amajwi yose ukumva pe rwose Imana urayikunze cyane. Hari ukuntu rero muririmbyi aririmba noneho iyo twajyaga kuririmba warabanza gukatura nk'icya kigucira urubanza ukumva ufitanye ubumwe n'Imana. Warumva ukumva Imana yakwizira ako kanya ugahita witahira udatinze no mu isi. Ubundi kuririmbira Imana ni ikintu cyiza cyane kiguha kunezerwa mu mutima ukumva ukunze ijuru. Gihe hari n'igihe ndirimba nkanarira kubera ko mba numva nishimiye Imana cyane. Nkumva n'umurimo mwiza noneho nakumva ko ntazana wakwa no mu gihugu cyo mu ijuru nzaririmbira Imana nkumva ndushijeho gukunda kuririmbira Imana. Ubwo rero ni ibintu bimfasha cyane. Ni ukuvuga ngo ni ibintu wakuze wumva ukunda n'ubu wumva bisaze mvuga kuririmba. Ntabireka ntabwo nabireka keretse wenda kwa ko uba wumva utakibishoboye ariko hari igihe ngerageza ese ubundi ko Imana inabyumva niyo umuntu atabyumva ariko Imana ibyumva ntacyo bitwaye. Iyo ndimo ndirimbira Imana mba numva nishimye umunezero ari wose numva ko Imana inyitayeho numva ko ndi kumwe nayo niyo ndi jyenyine ntawe unyumva. No kujya kuryama nkaririmba se naba mbyutse mfite akanya nkaririmba nuko ubwo rero biramfasha. Igihe wakirijwe harimo imyaka hafi 20 cyangwa se hafi 30. Niki cyakuryoheye mu Gakiza gituma muri iyo myaka uvuga uti n'uyu munsi ndacyumva nk'ibinyotewe nk'ibishaka nk'ibikunze? Akenshi hari ukuntu umuntu aba hafi iyo ushatse kwegera Imana wowe ni wowe ubyiyumvamo ibihe byiza nayo yagusanga ukumva hari ibintu byiza irimo ikubwira iguhumuriza. Urumva nk'ako karirimbo natangiye ngo mbisi nivaho ijuru naryo mbabwire uwizera azabona amasezerano nzabitaho mbororotse mbagwize nkomeze isezerano namwe. Urumva ko ayo magambo uvugana n'Imana ngiba yumva no kugira ikikora hamwe muri wowe. Ubwo rero biramfasha cyane kubera ko icyatumye ndushaho gukomeza kumva ntareka kuririmba nuko Imana ibinezererwa. Cyabinezererwa ikanabimbwira.
yabimbwira nanjye nkumva ari ibintu nkunze cyane. Ubwo hari n'akaririmbo nahimbye kavuga ukuntu nshima Imana yankunze kandi yankunze itanzi njye ntayizi, nuko mbese kavuga utugambo twiza ariko kumva nige gafite kunezeza ahari igihe nyine, ariko kubera ko njye nakaririmbye nanjye ndi mu mwuka numva ndimo nshima Imana yanjye. Reka nkaririmbe wowe wenda ubukumve. Ndashima Imana kuko yankunze kandi yankunze nta kindebana niyo nkigira n'igihe yahisemo intera ibyiringiro ngakomera mu mutima. Yambwiye ijambo rikomeye cyane ababyeyi banjye ntibarimbwiye, inshuti n'abavandimwe ntibarimbwiye, rimora ku mutima sineze kuryibagirwa. Reka tureke ubuzima bwa gikristo. Ku buzima bwa gikristo muri iriya myaka ya za 90 ugereranyije ubukristo uko bwari bumeze n'ubukristo uyu munsi uko bimeze, ubona bimeze bite? Wese ubona ari kimwe? Ubona agakiza gakomeza kuryoha? Wowe iyo ubirebye nk'umuntu wabibayemo ukiri muto uyu munsi ukaba ubikuriyemo, ubona bihagaze bite? Ku rwanjye ruhande agakiza karacyari keza, kubera ko niba narabyirutse muri 92 hari amabwiriza runaka twagenderagaho, ubu akaba atakiriho, nkumva nta kibazo bitwaye. Kubera ko Imana ikiri mu itorero ryayo. Ubu ngubu twebwe twakirijwe, umuntu udatega igitambaro wese ntabwo bamubatizaga muri Yorodani. Nyuma baza kwigaho basanga igitambaro atari ko gakiza, ni igitego gishatse ubishatse. Numva atari umuco wa kera, hari icyo baba warahindutseho. Ntabwo ari uguhinduka kundi ngo abantu bagiye mu byaha, nuko igitambaro atari cyo kidashobora kuduhuza n'Imana. Ubwo rero hari benshi bavuga ngo byarahindutse, nuko kera byameraga bityo ariko akaba atari ko bimeze ubu. Kera bagenderaga kuri ayo mabwiriza. Iyo wabaga utaramenya gufunga igitambaro mu mutwe ntabwo winjiraga no muri Yorodani, bambe winjiraga mu itorero no muri Yorodani ntabwo bakubatizaga. Yego uravuze agakiza karacyafite agaciro, ariko se ubona abantu mbere uko bashishikariraga kuba mu gakiza ariko n'ubu bagishishikariza kuba mu gakiza? Ntabwo yishimira ko abantu bakomeza, ariko ngiye mbona harimo abakikishimiye. Yego hari abarambirwa bakabivamo, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera igihe, ahubwo biterwa n'uko umuntu yumva atabishaka kuguma mu gakiza, kuko na kera umuntu yarakizwaga akabivamo akagwa. N'ubu rero ugikunza agakiza arakagumamo, ntabwo biterwa n'igihe. Reka turebe noneho ku buzima bwawe bw'umuziki. Waje kutwereka ukuntu umuziki mbega ari ubuzima bwawe ukunze, uvuga uti nezezwa nuko no mu ijuru nzakomeza nkaririmba. Ariko se ubundi umuziki noneho ku giti cyawe tuvuye muri korali, watangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi ryari? Rino muri korali nari nyifite, aho kuko twakoreraga mu makorali ntabwo nagiraga urwanjye ruhande rwo kugira izanjye. Ni ukuvuga ngo winjiye muri korali iyo mpano yiyumvamo? Nyiyumvamo, hakaba igenzi itanga nkaziha abandi, ariko nkumva kuvuga ngo ndirimbe jyenyine nkumva ibintu ndi muri korali nkumva ntibishoboka, nkumva ntacyo bintwaye. Ahubwo nuko kugira ngo ndirimbe nkuko mvuga ngo ndi umuhanzi jyenyine, nuko nabonaga muri korali ntabwo ariko byari bikimeze. Nk'ubu ngubu urabona twakwinjira muri guma mu rugo sinongeye kubonana na korali. Ubwo rero bituma nanjye mvuga ngo sinzareka kuririmba, nzabikomeza uko Imana izanshoboza. Nibwo natangiye kuvuga ngo ndirimbe ntari mu makorali. Uvuga ngo ubuhisemo kuvuga ngo ngiye gukora umuziki ku giti cyanjye? Nabihisemo rwose, Imana izabinshoboze. Ubuse wumva kuba utangiye umuziki uwinjiyemo ku giti cyawe uri muri iyi myaka 50 n'indi bizakorohera? Bizanyorohera. Hari n'igihe mvuga ngo niyo napfa izo nasiga abuzukuru abana baziririmba, n'undi wese wayikunda yayiririmba. Ntabwo byanca intege kuko hari n'igihe umuntu ava mu mubiri aririmba.
kandi tubona n'abantu benshi bo mu isi baririmbiraga isi bataririmbiraga Imana, iyo bavaga mu mubiri imiryango yabo yasigaranaga za ndirimbo. Noneho rero mfite n'abana bakunda kuririmba, ubwo rero kumva bazisigaranye ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga ngo abana bawe nabo barabikunda? Barabikunda, bafite umukobwa w'umuhanzi, bafite umwana uririmba. Nawe aririmba indirimbo ku giti cye cyane muri korali? Na korali byose arabivangavanga. Winjira muri studio bwa mbere hari ryari wari ugiye kuririmba? Nibwo wari ugiye gukora indirimbo yawe? Nibwo warinjiye muri studio bwa mbere ugiye gukora indirimbo yanjye? Nibwo mbere winjiye muri studio? Ni muri uyu mwaka, ni muri uyu mwaka turimo. Naragiye nkoresha audio ngira indirimbo nkenye, mvamo nzikoze, nkajya njya kuzikosora gutyo, bambwira bati mukosore, ukosora gutya. Nuko ubwo rero muri Guma mu Rugo niho indirimbo yasohotse. Iyi turangije muri 20 sinibuka itariki, ariko niba hari kuri ni muri uku kwezi kurangiye. Nuvuga ngo umaze gukora indirimbo zawe bwite enye? Ariko ziracyari audio, ntabwo zirasohoka. Ni ukuvuga ngo yasohotse n'imwe, audio ntabwo zirakorwa, 3 ntabwo zirakorwa. Ariko nazo warazikoze urazifite zararangiye? Audio nizo zarangiye, ntabwo zirakorwa amashusho. Aha, reka turebe noneho kuri iyo ndirimbo. Icyo gihe ujya muri studio, ese winjira muri studio ntabwo byakugoye cyane ko unakuze wenda ibintu bikorwa ubu ni iby'abantu by'ababajene b'urubyiruko, nawe ntabwo byakugoye? Njye nagiye mfite ubwoba ko ntari bubishobore, ariko ngiye ubona asanze yambaye hafi, nuko abona mbese akajya ambwiriza uko ndi bubigenze gutyo, ariko mbona indirimbo irakozwe, mbona ibaye nziza, numva nanjye ndayikunze. Nuko naho nicaye nkajya nyiririmba nkumva ni byiza, n'uyibonye akayiririmba ikamunezeza, ariko nagiye ntazi ko nzabishobora. Kuko hari igihe twajyaga tujya gusohora nk'indirimbo muri korali, ukabona biratugoye cyane cyane, bifashe iminsi myinshi. Ubwo rero nanjye nagiye mfite ubwoba, mvuga ngo sinzabishobora, ariko kuko hamwe nuko Imana yansunikaga, burya hari igihe ukora ikintu usunikwa n'Imana ukabona uragishoboye kubera Imana. Mu indirimbo yawe utubwiye ko indirimbo yarangiye ari imwe, ariyo ifite amashusho, niyo yagiye hanze. Iyo ndirimbo ni ihe, ifite ubuhe butumwa? Ifite ubutumwa bw'ubwenge bwo mu isi, ukuntu ari bwinshi kandi bugwiriye. Mu isi mbona harimo ubwenge, igihe nararebye nsanga mu isi harimo ubwenge bwinshi, ibintu by'iterambere byinshi, ariko nkabona abantu benshi ntabwo bitaye gushaka Imana nk'uko bikwiriye, ahubwo gushaka ubwo butunzi n'ubwenge bwo mu isi kubukoresha. Niko nabibonye bimeze, ariko ukabona ko harimo ufite ubwenge ashobora gukoresha mu isi, ariko wamubwira iby'Imana ukabona ntabyitayeho. Kandi Bibiliya itubwira ko abanyabwenge ari abubaha Imana, nicyo nari mbikambiriyeho, ariko ukabona ko abafite bwa bwenge batubashye kuvuga ngo bamenye ubwenge bwo mu ijuru bwo kumenya icyo Imana ishaka. Nicyo nambikurije. Udusobanura ikindi imbere, ariko noneho washakaga kwigisha abantu iki? Iyo ndirimbo iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro, ni ijambo dusoma mu Baroma ibice 2 umurongo wa 8 na 7. Haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Nanjye rero nicyo nari nshatse kubwira abantu, yuko gushaka ubutunzi bwinshi cyane ukabwicaramo, ariko udashatse n'Imana ngo ubanemo n'Imana, ntabwo bibaye byiza ngo Imana ibyishimire. Ahubwo icy'ingenzi ni uko wakubaha Imana, noneho ikakwicaza muri bya bindi ufitanye ubumwe n'Imana, noneho bigatuma Imana ikunezererwa mu byo ukora, muri bwa butunzi bwawe ikaba ubishyigikiye. Hahandi ushobora kugwiza ubutunzi bwo mu isi, cyangwa ukamenya ubwenge bwo gukora iby'isi ariko ntukore iby'Imana ikunze. Nicyo nari nshatse kuvuga. Wumva intumbero yawe mu muziki ari ihe noneho? Wumva ari ni izihe ngamba mbega winjiranye mu muziki? Njye numva ijambo ry'Imana ryagera ku bantu bose ari ibishoboka, ariko sinababwira ngo mwumve ku ngufu, ariko Imana inkundiye bakumva icyo indirimbo ivuga. Kuko iyo tugiye kumva ijambo ry'Imana
uko wakaryumva risomwe muri bibiliya ni nako no mu ndirimbo ubasha kuryumva ari ijambo ry'Imana, kuko icyo bifuza ijambo ry'Imana. Byose ni kimwe rero, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwo mu ndirimbo n'ubwo muri bibiliya birahura. Ushobora kutabwumva mu ndirimbo wenda ukabwumva mu ijambo, cyangwa ushobora kutabwumva mu ijambo ukabwumva mu ndirimbo. Ari bimbereye byiza, Imana ikabimfashamo, numva abantu bakumva ubutumwa bwiza bakihana tukajya mu ijuru. Hari ukuntu umuntu yinjira mu muziki yumva afite icyizere wenda ko azaho umuhanzi ukomeye akamenyekana mu Rwanda hose ndetse no ku isi hose, ntabwo ujya ugira ibyo byiyumviro? Icya mbere ni uko Imana yamenya, ariko ngize amahirwe abantu bose bakumva, si ukuvuga ngo ndamenyekana jyewe, ahubwo rya jambo ya ndirimbo imenyekane. Nk'ubu umuntu uri muri Amerika cyangwa Uganda ntashobora kumva nyiri indirimbo kuba muzi, ariko rya jambo akaryumva, akabwumva, Imana yonyine ikaba ari irikoresha ikarigicengeza muri ba bantu. Si ngombwa ko jyewe ashobora kumbona jyewe uririmba iyo ndirimbo, ariko ijambo akaryumva wenda rikamugera nko ku mutima. Ese gukora umuziki nzi ko ari ibintu bihenze, reka ariko mbivuga kuko nkurikije ubuhamya bw'abakora umuziki, ku bwaho ufite ubushobozi buhagije bwo kuba wakora ibyo, cyane ko urakuze. Ese ayo mafaranga yo gukora umuziki wari warayazigamye urayafite ku buryo abantu baza kugira icyizere ko ugiye kubaha indirimbo mu buryo buhoraho? Ubundi byose bituruka ku Mana yo mu ijuru, niyo ibikora. Ubwo rero ubushobozi irabufite, amafaranga irayafite. Ngewe ku bwanjye bushobozi ntayo nabona, ariko kubera Imana ifite imbaraga igomba kunshyigikira indirimbo zigakorwa. Atari ukuvuga ngo nuko nakoze cyane cyangwa afite ubutunzi, kuko yo yabishatse. Birashoboka. Niba atari ibanga, ziriya ndirimbo zaguhagaze amafaranga kugira ngo abantu babe bazibona uko bazibona uku nguku? Uko bazibona atari na nyinshi byibuza. Ubwo reka cyangwa se reka turebe iriya imwe. Iriya yamagaze 250. Harimo audio na video. Ariko amatike ubwo sinashyizemo, nagiraga n'amatike yo ku ruhande, wenda bishobora gufata nka 300. Ubwo abantu baze kubyumva ko gukora n'umuziki atari ibintu biteye ubwoba ngo baba ngo sinabishobora. Dushobozwa byose na Kristo. Niwe nizeye, kuko ku rwanjye ruhande ntabwo nabishobora. Kandi byose Imana irabishobora, nta gikomera kuri yo. Niyo yonyine ifite ubushobozi. Reka turimo dusoza, ntekereza ko abadukurikiye babashe kumva no kumva intego uzanye umuziki. Ukecuru imyaka 50 n'inga hafi 60 kuba yinjiye mu muziki, ntago ari ibya buri wese. Ntekereza ko abantu babashije kubyumva, kandi ndifuza ko abantu bazagushyigikira kugira ngo impano ufite itazazima, kandi ubutumwa bwawe bubashe kugera ku isi hose nk'uko bishaka, cyangwa Imana nk'uko ibishaka. Reka dusoze noneho rero turirimbira kuri iriya ndirimbo iri hanze. Bwenge mw'isi buragwiriye, bwo gushaka ubwiza n'ubutunzi, ubuhanga n'ubumenyi mw'isi, n'amahoro babifitemo. Ikibazo bibabaje Imana, kuko birengagije isezerano. Bwenge mw'isi buragwiriye, bwo gushaka ubwiza n'ubutunzi, ubuhanga n'ubumenyi mw'isi, n'amahoro babifitemo. Ikibazo bibabaje Imana, kuko birengagije isezerano. Abashaka ubwiza n'ubutunzi, gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho, icyubahiro no kudapfa.
ntekereza ko mwabashije kumva mukecuru Mathilde uburyo yinjiye mu muziki, ubwo kandi ndizera ko abantu bazagushyigikira, ahubwo wakwifuza kugushyigikira yakubona gute? kumbona se niba ubaha nimero za telefone. njye mboneka i Remera, umudugudu wa Ruturusu. nomero za telefone 078 314 88 45. hari ifite kuri WhatsApp? iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp. aha reka ngushimire rero ko wemeye kuduha umwanya wawe, kandi nshimire n'abaradukurikiye. ibiganiro byacu byo birakomeza.